kabiri bwakibarutswe na nyina umubyara gusa akaba umukungu utazwi ko ngo ari we Kanimba akivuka life yari guci gusa ntihashira igihe sabashinurize hashize umwaka n'igicu gusa yari isubiriye iwabo Kongo abavamo gutyo nani Kibugande G yabasigiye ubwo nyina atangira ko gushaka ukuza umupeti we Jacques nubwo bitari byoroshye namba Jacques burya yaje gukura gusa yakuriye imihanda urumva ingeso mbi na zone zabura ku myaka y'witi yakayaga bifari na kushiji mwirigara nubwo kura byari bushonze Kenza yaca Max Bengo wa peke fasha uziko kumva imirongo yawe nabyo ari ubundi bwa artist umva wowe ikintu nk'igitaramo mba nagukoreye wa kigabo fasha wanaye nk'igitaramo none uyu munsi fasha none se bari mu buzima busanzwe bimeze umva muri ubu buzima nyine turasunika life sibyo Jorije ariko yari yimutse nubwo yari atuye ibwana mu kare Jorije yari yimutse wa kintu Jorije yari atuye ibwana mu kare ariko ntago yaragituye ubwo ni nk'umuntu uburabu we yari atuye ibwana mu kare wa kintu ariko yari yimutse wiwe wa kintu ubu ngubu ari kwikatisa muri kejeri ariko azafatwa kandi sinzi wenda ikizamubaho simbizi azafatwa for real. Okay, ndagira tubwire Nganji ni muntu kimbere yuko twinjira muri kariyeri yawe. Fasho Nganji ni umuraperi ni umuniga fasho. Nganji yize amashuri angahe numvise uri umuntu ufite amatiku menshi mu bintu by'imyigire. Nje nta amatiku ngira for real reka. Wa mwarimu se ngo bimeze mu bintu by'imyigire nta amatiku ahubwo wenda amashaka kumvisha hari abantu baba baragize ibintu banyigisha cyangwa bamereza kugeza isaha bitangiriye akamaro for real. Ni ngabana umva barimo ari amasomo umuntu aba yiga this life yo hanze tutari gukoresha for real. Uramutse ubaye nk'umuyobozi w'ikigo n'iriya somo wahitukura mukavuga ngo iri ntirizongere kwiga imibare nayikuramo abantu bose ntibashaka bakibera ibidebire nta kintu byabitwaye fasho imibare nta kintu iramufasha kugeza na n'isaha. Bon imibare iramfasha ariko imibare imfasha ntago ari ya mibare yindi njya mbona yindi. Gusa wasoma icyapa ngo tutazi imibare Ishije hari imibare iyobora hafi yari imibare bikenewe for imibare yari imibare bikenewe GPS irakoreshwa wowe ntabwo ubyufata ku buryo waba wanayisize wayitwaza for ufata rero nge ndahita nidekarara abantu benshi baravuze uti umupeti waje imihanda afite izina rya Garafere we arimo aruririraho urahituma amafaranga n'ubona ari byose ko nta n'ijana gatubuza wabonye wakintu wireba ariko nukorera fasho wereke n'isura se wakintu wereke n'isura wakintu fasho cyangwa ntabwo nuko nguko boro ari ameze boro wakintu ndabona yatangaje byadanje boro aratangaje boro aratangaje this too is so crazy for real for sure. Nganji ngiye mwumva man nese ngira ikibazo ndavase Nganji agira girlfriend agira she ni fasho nsiri wanje ni inzoga ndayinywera kuva ku wambere kuza ku cyumweru fasho nakabyeri wakira ngiye akabyeri ndakemera for real. Nese man kuvugira inyuma cyane urashamvugire nsorijwe ntago uri kubyumva pa sorijwe nyine ijwi riremere umva kunijwe mba narisohoye for icyerekana niba ushaka ko duturitsa zino mic zose ziketa zizamuke tugira ngo bino ni ibisaza ahubwo uzi ibintu twe twakoreraga ku isi ya 9 wakintu ku isi ya 9 uhari ibisazi wakintu ushoboraga guhura n'umuntu ari kwirukanga amana ukahita umuryeje dukigendera wakintu nta kintu mupfuye bro urabizi wakintu kubera icyo ari mu isi ya 9 bibera muri yacu ya karindwi ntabwo byaba ibaze uwo ni isi ni ya karindwi ntabwo ari ya karindwi waje hano mu isi ya karindwi fasho twe ni isi ya 9 wakintu kike bla NYTM Nyarutarama boy for sure. Nyarutarama for sure keke blood. Umuturage cyangwa umuntu uzaje yongera. Oya Nyarutarama yose ni yanje blood na kuvuga na buturage naki. Umva ibaze. Mfite amazu menshi cyane rero yose ubona dore
hariya y'ubucuruzi oya wenda baba bafite na ba nyirayo ariko njye mbiri mvuze ngo wesha niba utari kumva imiziki ya 21st Nganji wowe leta uva muri aka gace ubu ngubu Nyarutarama twese twarikoranyije turi abaniga bose bakunda imiziki ya 21st Nganji for real. Amasako numva ari byinshi se bana. Umva ni byinshi cyane for real. Ingoma zawe ufite umaze kugira ingoma zingahe ubundi muri rusange? Uzi kugira ingoma zigera izo nikoranye wa peke ni kenze 15 ubwo bumvise Inyarwanda amakorabo nagiye arimo nubwo nibuka imibare rikagiye arimo ku ngoma 15 umaze kwinjiza n'icyo kuye mu muziki ubwizo kuri wapi wakinwe njye nabatuye indirimbo bahita ngo sininjiza wakinwe nabatuye indirimbo yitwa ngo sininjiza bro umunsi umuziki watangiye kukwinjiza ntago ninjiza wakinwe furu nyine nk'umunsi umuziki watangiye kukwinjiza umuziki turi kuwushoramo wakinwe umunsi ndavuga nk'umunsi nyine umuziki watangiye kukwinjiriza wakuyemo ibisori gatoya iriya muntu yarandiye stade dukomeza nari ndimo nkubaza umunsi umuziki watangiye kukwinjiriza sininjiza uzayisiba kuri wapo ubwo icyo gihe azakorwa ndinjiza icyo gihe azahita hakorwa sininjiza azahita hakorwa ndinjiza ko sininjizwa already yarakozwe for real sininjiza dukubitiraho kuri sininjiza numva uburyo generation yazi irapira ko ubutitsi gakoroza speaker irashora umufungo n'igufunga irebe ku byibuze yazingura bima irakora nirenga umutaro wo yatsu ufasha nabereka inyinya ngiro apo bashaka kuzibya bitondo tuze nitwapfa kuzima tu fast nahiritse imbaga y'umwanzi batame bikorwa basara gusa ikibazo ngira bipfireye ko mbona hit dafatwa njye gang dushaka ukaba nkagira amakesh nkasiba njye gang dushaka data ni gashifure ndirimbo wakoze wumvaga wakuruka burabyo buri modoka nyine uzabigendamo umunsi ngiye wakintu ahubwo sinzi ngiye buri modoka wakintu birimo nk'ama BMW nka 15 buri modoka cyangwa buri ngoma nyine nakoze furu ubu ufite BMW noneho katujye mu mubare ufite indirimbo 15 fusho ngakuba buri modoka buri ndirimbo bizamo indi modoka 15 ufite modoka zingahe ibyo byose shandi kumva ari imibare uri murambaza imibare ni yamanwe bonje imibare rwose ntago nyizi ntabwo nshaka kwimenya wenda ayo mabemwe bazaza bayamabura uko nasohoye mbanze nyabare rimwe wayabara just numbers nyine tu fusho maji ngo na mabemwe wangaye nangaye usohoye indirimbo 15 buri ndirimbo ikuramo bemwe 15 narebeka nze mbigukorere kibyo kandi ibaze ngo telefone nayiguriye iki se telefone kwandikira nabishaka kuri chat GPT imirongo se kuyandika akanya byahita bise bishingiye ko twanga twahita tunaraburizanya gutya live fasha umva urimo neza se uzi gukora freestyle umva cyane ni gashifure urabizi umva umuntu ufite ibibitisi beat byanze urabona sound iri kure beat byanze sound iri kure furu umva utazaba ari munangi wakinwe cameraman yari andi kumubona kuri box ya Calvin Klein dore yambaye nagatuza arimo aramfata ibifoto ni byinshi dore na shuri arimo kureba muri kamera arabona yanyishimiye kandi jewe nje nikudira umuziki maji nje nifuza for sure that's how it is for real ninde ufata nka grafere muri rap ni 21st Nganji for real kandi ari wowe ninde ufata nka petit frère na ba petit ba grand frère turi aba grand frère bagera muri bangaye hari 21st Nganji hari zivuga hari Neji n'abandi zagenda bababwira for sure ni Neji for real Neji nose kubera iki mutubaha bano barapazi ba kera tutabubaha bande batubaha abandi mwebwe ntumvishe uvuga ngo nta n'ibintu ngo baririmba ngo waba none se hari umuntu njyewe nagiye nkashaka kumukora ikintu na kimwe se hari umuntu njyewe nagiye nkashaka kumukoraho ikintu na kimwe
wapi bro ushaka kuvuga nta time imiziki bro ubu ngubu turi muri generation y'icungu blood. Next Generation Music Presents. Ntabwo tuzakomeza twumva ubusurira, imiziki izaza igenda ihindagurike, ubwo na ikinyejana cy'i Next Generation nacyo nikirangira, nubwo mbona wagira ngo cyo kirakaze n'ikizarangira, ubwo nacyo nikirangira hazinjiramo ikindi, ariko sinzi ko ari kizagikuraho. Ese hari indirimbo wumva ukumva ni ubusurira? Hari indirimbo wumva ukumva ni ubusurira? Oya njye ntabwo uke kuba honete, njye ntabwo nakumva indirimbo y'ubusurira. Njye indirimbo numvisha ubwo ari indirimbo nzima for ntabwo najya gukanda ku ndirimbo mbizi ko n'ubundi ari ubusurira. Uyu busurira buriho bro, busurira buriho bwinshi cyane. Niyihe ndirimbo uzi y'ubusurira? Kandi nakubwiye ntabwo njye nzumva for ntabwo njye nzumva. Niyihe bakubwiye ukumva ni ubusurira? Njye nta n'umuniga wanjye wambwira imiziki y'ubusurira for bambwira imiziki mizima, imiziki ikunzwe for sure. Sako numva ari birebire. Umva ni birebire wa kigabo. Katwigire mu ngamba, ufite ngamba kinara 21st nganje. Bonje nta ngamba nafata nazigiye nzapfira. Nta ngamba kugeza iki gihe mfite. No gupanga nyine pfa gupanga, ariko nazo niba n'umuntu yaramuka fushonye, ariko njye nta ngamba ngira, njye mpfa gupanga tugu iyo bikunze spotane kabisa. Senganje muri iyi life toroshye, iyo wariye neza uba wariye icyuho. Njye nikundira ibinyampeke, nibyo nzi kurya, nibyo nkunda, nabyo neka for ibinyampeke harimo ibijumba, imyumbati, ibyo biboro uvuze, mbese nyine ni ibishi byose si ufata se. Kandi uri umuntu wa Nyarutarama. Noel TM for sure. Nyarutarama muri ziriya supermarket. Muri ziriya supermarket ubwo bihahira. Wapi biracorwa for ara turifite, kiriya ni igihugu kindi wa kintu. Kiriya ni igihugu cyubakiye mu Rwanda nyine cy'amahoro n'umutekano, twikoranyije ariko turi abantu bakunda imiziki ya Next Generation na 21st nganje. Murahinga sure. Umva Nyarutarama turabicora mani bikaza. Turabicora wa kintu bikatugeraho. Ese nganje uretse kuba wakora umuziki, ni cyo kintu kindi wumva wakora ukagikora neza? Ni cyo kintu kindi wumva wakora ukagikora neza? Njye wakinwe nari n'umudije furu, nari n'umudije wakinwe. Umudije uvanga mvanga imiziki furu, nkayicanga furu, nkakubera umuji umuyemusi mwe w'amateka, uzi noneho njye MC igitaramo nabaye MC. Ngaho baye MC twumva. Ibazo abatemo n'abantu n'umuntu ukeneye MC yabe yabwira nganje. Umva MC warari si ibintu byihuse ni vuba vuba. Hostinga nkaziyo. Tani gashifuru. Ese bari ko Young Generation mwese mwangaze wo mwana. Je ntago nangaze wo fufu. Vaze wakize wakora wapize wakora n'imiziki irenze wakinwe. Ze wakora imiziki irenze. Umva ngeze numva imiziki ye, nubwo nayemera nyine mu gace kacu twiyumviriye Next Generation, ariko hari igenge nibete nkumva imiziki ya Zeo Foru, nkumva ya Buda fasho, ngenda numva nk'iyo miziki wakinwe. Ariko yaba ari wowe wa mbere, yaba ari wowe wa mbere Young Generation nazera. Wapi wakinwe nanje mba nibese, ariko n'ubundi uramuni gafite imizigo myiza Foru. Afite imizigo myiza bro fasho. Indirimbo ya Zeo Foru. Niye ndirimbo ya Zeo Foru. Time imiziki bro, ntago nakubwira ngo niyingiye, ariko Dani gafite imiziki mizima Foru. Murarije imboga kabisa, ntabwo uri kuganira nk'umuraperi none uyu munsi. Fasho wapi umunsi ni ukuganira buraperi wakintu. Ntabwo ari nk'umuraperi, ukanda ukunda imiziki ngo nta miziki nzi ngo nta muziki. Oya ufite imiziki none se ubwo ngubwo genda yumva, ariko ntago mbaza amazina yayo Foru. Kandi ntago namedita imirongo yiwe yose ngo nyishire mu mutwe ngo yanjye nyizizeyo, kandi urumva yanjye nipima amadolari menshi fasho ku munzani. Niyo mpamvu ngiye nyumva ku cyongaho mu gikari byatuboka nk'iyizira, ariko ntago nakubwira ngo nuko nguko biba bimeze situation fasho uri gufata. Nari mubwiye ngo tubasingereze wo nk'umuyobozi, warumwe muzikwe musinga data. Wapi kwe musinga se kwe musinga, je nahita nuritsa mic binje mutu fasho, nahita nuritsa mic wakira. Mic turazituritsa blood fasho. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye, ndagira ngo umbwire
ufite iyihe mishinga nyine mu mishinga yawe y'ahazaza twitega iki kuri Inganji? Bon, ikintu mwitega kuri Inganji, Inganji nadapfa rwose, afite ibintu birenze mu gihugu cy'u Rwanda wakintu, afite imiziki mirenze, umva none ngiye kujya mbatamo rap none yo muri club mwisundire wakintu, ibingi uzi none life ngiye kubashyiramo bakoramo ibyo bintu byo gusunda. Oya wapi uri kutangiye kubisesengura cyane sifata wakintu fasho ubundi nitiraga cyo tuvuga ngo nitiraga fasho ubwo dusoza no bishe ariko wavuze ahantu basanga imiziki yanjye ni kuri YouTube channel 21st Inganji, umva n'ama platforms yose moza bakwisi yose ni 21st Inganji for real fasha. Hanyuma Nganji, mbere yuko dusoza sinzi niba wabonye ijambo riri hano. Iryo jambo narisoma wakintu, harimo hasi yanditse spare parts, uri kumva hejuru ibyo byose ura ni Felicien Auto fasha. Wigeze kumva tumuvugaho? Oya wapi nawe ntabwo ngiye niganye n'ibipeti wakintu byitwa bya Samuel, bya Felicien, byandi byose bya Damascene, buriya bya Damascene twagiye twigana na bya Dismas wakintu noneho bivuze ko wize kera. Umva twarigaga wakintu na Bamutuyimana, none Mutuyimana se si bamuteye n'inda wakintu man atararagiza no kwiga bro. Yari yandi Ndayamutuyimana man yabuze nyirayo, ngayibaza ukuntu ibura nyirayo wakintu. Indayamutuye yabaye ingaru wakintu ibura nyirayo, uri kubyumva man. Yo yirera sumva umva Indayamutuyimana mureka umwana yarakuze wakintu fasha. Impamvu rero mubwiye musome iri jambo ni muri Felicien Auto Spare Parts, ni company ngari nyine ikora ibintu byinshi, mu modoka ya made in Korea barazikora, bafite n'ama spare parts yose iyo yose. Reka n'umuntu yahita akoresha ikimodoka vuba baguteranyiriza imodoka ikuze, umva none ubwo nta nubwo babireba man, spare parts bakora ibintu birenze wakintu. No kujya gukubita abantu muri Felicien Auto Spare Parts, dushobora kugukubita nimwe muzo tuba tekaba yakudepoza. umva ubwo none ukujya ngenda wa NTLM wakintu fasha. Ubwo rero nukurabura abantu bose uzi bafite imodoka za made in Korea bashaka kuzikoresha ahantu heza hizewe. Ubu tuba twababwiye wakintu, nimero tuzirengaho hano hasi, bakenera nyine yababwiramo bakamufasha twinjiye muri senge z'abaraperi, yababwiramo imodoka ye ubwo bakayigira gute muri senge z'abaraperi. Iyo modoka ni uguhita bayikubita nyine cyangwa wakintu we ikahita isubira ku cyangwa fasha. None iki kiganiro uzanapininga indirimbo bita umwaka mushyashya. Ntabwo ufite copyright? Reka nta copyright, twebwe bro dukora ball zacu ziri karite for real fasha, n'amashusho n'ama HD gusa bite tunasoreza hano musa fasha. Kikibla turi kumwe nari mu anytime nitugukenera twizere ko umva njemba mari wakintu fasha. Ubutano none nukuzana n'ibibyeri byinshi cyane fasha. Turi kumwe papa karabure kanditseho Felicien Auto Spare Parts, umwiru ya kabisa.